At school, we are always taught all the rules and regulations of language. We are told to memorize all the parts of grammar. We are always asked to memorize all the vocabularies of the language. And we are rarely taught to speak, and we are rarely trained to listen to a language. Yet, these are the most important parts of the language. When you reach the outside world, the world outside the school, you find that speaking is very important in communication. I actually did English and literature in English with education at university. Njyewe nize Icyongereza niga na literature muri kaminuza. Actually nize n'uburyo bwo kubyigisha. Ariko nahoraga iteka ryose mbona ko harimo ikibazo mu bijyanye n'uburyo abantu biga ururimi. Nukubera iki abantu buri gihe biga ibijyanye no gusoma bakiga ikibonezamvugo ariko ntibige kuvuga, ntibabigisha no kubyumva. Kandi ari byo bice ahubwo by'ingenzi cyane kuruta ibindi mu rurimi. Actually, these two parts are not even assessed at all. Ibi bice bibiri kuvuga no kumva nta n'ujya bikubaza. Iyo uramutse uzi kuvuga ururimi, for instance, reka dufate urugero rw'Icyongereza, ushobora no kumva neza, ibyo ngibyo ntawe ubiguhera amanota. Ibihembo byo ku ishuri rero nta manota, ntawe ubiguhera amanota, ahubwo bahora bareba niba uzi grammar, uzi amagambo menshi, vocabularies, ibyo ngibyo nibyo bihabwa agaciro cyane. Ariko mu buzima bwo hanze reka turebe ahubwo uburyo ushobora kwiga ururimi neza mu buryo bwatuma uba very fluent. I'll first give you an example of a person that hits gym regularly. They're always going for gym, but they're only focusing on their upper part. They're always lifting strong things, they're making their chest bigger, but they never focus on their legs. Tekereza urugero rw'umuntu ujya muri gym, akora gym buri munsi, ariko yibanda ku gice cyo hejuru, yiterurira ibintu biremereye, hanyuma igituza kikaguka, amaboko agakura, ariko amaguru ntabwo yakoresha. What would be the result then? Urumva si cyavamo ari iki? Icyavamo nuko ariko bijya binamaho, there are people who are like that. Ugasanga igice cyo hejuru kirakomeye kuko ari cyo cyakoze, ariko amaguru nta mbaraga zirimo. Ni kimwe rero n'ibyo ngibyo nababwiraga by'uburyo abantu biga ururimi, especially mu ishuri n'ahandi hantu hose abantu bashobora kwigira ururimi. Abantu biga kwandika, bakiga ikibonezamvugo, ariko ntibibande ku kuvuga. Ni nk'ibyo by'uwo muntu rero uterura ariko ntiyibande no gukoresha amaguru. Nta kuntu rero ururimi rwakura, nta kuntu wamenya kuvuga utabikoresheje. This is actually impossible. It cannot happen like that. That's why I want you to always focus much on your speaking skills. Ndashaka yuko uzajya uhora iteka wibanda ku bumenyi bwawe mu bijyanye no kuvuga ururimi. Here are the things you can do to improve your speaking skills. Hari ibintu rero ugomba gukora kugira ngo ibyo bintu bigerweho, kandi they are very easy. Kandi biranoroshye, ntabwo bigoye. First of all, you need to surround yourself with English. Nabonye ko nageze mu kibuga cya basket, so I was interrupted. Uyu munsi nashatse kubigisha mu buryo buri relaxed, niyo mpamvu ntigeze nanicara ahantu nkakura musanzwe mubona mbigisha. So nandi kubabwira, you can surround yourself with English. Start surrounding yourself with English. Ikikiza Icyongereza ahantu hose ugiye. I'm sure you have a phone, or you have a laptop or a tablet. Ndabizi neza yuko ufite phone, ufite tablet, cyangwa ufite na computer. If all those electronic tools are not set in English, then you are messing up. Niba ibyo bintu bidasetinze mu Cyongereza, uri kubikora nabi. Bishyire mu Cyongereza niba bitari mu Cyongereza. Hanyuma wikikiza Icyongereza, nuzajya ubyuka ukareba kuri phone, you always see English words. And this is the way you acquire a language. Again, you are following some people on social media. Ubu ngubu noneho abantu babaye bo bita aba netizens, twese twabaye aba netizens. Buri muntu wese udafite account kuri social media abafite abantu akurikira. Kuki uri guhora ukurikira abantu bavuga Ikinyarwanda gusa cyangwa urwo rurimi rwawe rwa mbere? Why are you always following those people that do not use English, and yet you claim that you want to know English? Niba ushaka kumenya Icyongereza, kurikira abantu bakoresha Icyongereza. If you do this for 30 days, you will see the results. Ibintu bikora mu minsi 30 uzatangira kubona results. Surround yourself with English. Every time you open your phone, you go to TikTok, to WhatsApp, to Instagram, to X. Every time you go on YouTube, you are going to see English. Then there is no way you cannot
master this language. Nta kuntu rero utazamenyera ururimi kandi warwikikije. Again, if you don't have people to practice this language with, don't worry about that. You can create an environment just by yourself. Niba udafite abantu muvugana uru rurimi, wowe urahari urifite. Start speaking out loud. Every time you're reading, speak out loud. Tangira ujye uvuga cyane. Niba hari n'ibintu uri gusoma, bisoma unavuga. This is the way you improve your pronunciation. Soma uvuga, gerageza uvuge, kuko nakubwiye ko urwo rurimi nutarukoresha nta kuntu uzarugenya, nta kuntu uzamenya kuruvuga. Uzajya wumva abandi baruvuga, ariko we nujya kuruvuga biba ikibazo. Start practicing. Talk to yourself. Talk to yourself. Gerageza univugishe. Niba uri wenyine, explain anything that is happening in English. Gerageza usobanure ibintu byose biri kuba, ariko bisobanure mu rurimi rw'Icyongereza. If you are cooking, you can be thinking in English and explaining things in English. If you are washing your body, if you are having shower, just use English to explain all those actions. If you are cooking, explain those activities in English. This way you will be improving. Take yourself to a mirror. Ntabwo ari ubwa mbere ibingibi mbibabwiye, mpora mbibabwira even in other videos. Genda muri mirror utangire uvuge wireba, ureba aho uri gukora amakosa, hanyuma wikosore. Record yourself. Take your phone and record yourself. After recording yourself, you will play back your audio and see where there are mistakes. This way you will start correcting yourself without needing a help from any other person. Recording, wiyumve aho wumva wagiye ukora amakosa, ugende uyakosora nta n'undi muntu muri kumwe, kuko amakosa yo uraza kuyumva. I am sure you will detect some mistakes. By doing this, you are not learning a language, you are acquiring a language. Iyo ukoze ibi ngibi uba uri gukora icyo bita acquisition, uba uri acquiringa ururimi, ntabwo uri ku learning. Linguistically nuko nguko tubivuga, ubundi uri kwiga ururimi. When you are learning a language, iyo tuvuga ko uri gukora learning, nibyo ngibyo ubishyiramo imbaraga nyinshi. You worry about mistakes, you focus much on grammar. Ariko iyo uri gukora acquisition, wowe urabyoroshya ukabyiga mu buryo buri natural. You end up acquiring a language. Nka kuri abana biga ururimi, abana ntabwo bajya bagira ikibazo cyo gukora amakosa. They're always very relaxed. Iyo bakoze amakosa bayigiramo bagakomeza bakigendera. Nawe rero niba ushaka kumasteringa ururimi, don't learn a language. You rather need to acquire a language. Kubera ko nari nzi ko ndibuze kwigisha abantu kuba relaxed, niyo mpamvu nanjye umunsi nabaye very relaxed. Ntabwo nigeze nicara muri room nka kwa kundi, murabona ko ndi kwigendera mu ishyamba. This is I did this intentionally to show that you can do your things in a very relaxed manner.